Tushire mu maka ga Jadres cyarukunda muri nshungezo mu Rwacha Kizimbara City South kandi dushangira na Gehonora ahubwo mbere yarkurabamo mwana abazara bari mu cya kabiri Mario P1 kandi ndije shoma kurufize kandi Jadres nagira ngo kuza abana ba okuhiba munagaho cyumberira mino garuguru kabona n'abana nangwe mbere kandi meraho abana nabatwara witu namara y'ukeceka cyo mwaka byayanga naheza naga karajya tishemeye kumenya ntaho gashitamo abana bakuzara ijya nasta najantireka twemukira aha ngiyemo murange bitureba turaremwe turabasa Jadres nagira ngo wanyuma yiba kumusigaho akirukanjiro wa chairman LC1 kumutekereza bitarame ya mbere najya tumusiza akazi ntakazo ko yashwera yanagera abana chairman yajya ngo ni 20 batine yabashija tukubatigiye kushanga ate cyo cyanye reka kunkingira kugarukuye kugaka kugeza najya mukantobe nko mukazo kunda abase niko ubwo nashaba nyambazo kumuha umukono okumaririza kaja kariyo nayombeka kandi haraba muhira umuzi okumuhomeraho aha ni shabo byambi kugira ngo kundiyo ni nyombeka untine rwigi ntine na dressa ni shabo banta bararebe cyaba TV aha bampere mbonena kasiko fees ko fera bana aho bakashoma cyakari babakaba I believe education nico kintu cyo kubasa kwereza niyo gift yo kubasa kwereza umwana inyensi yakagera cyayigasira so Edgar rest assured inza kumushashura mu secondary school next year senior 1 yaba are interested kandi ayikwasireje kuwa kuba warebe mbozeji kandi ono bushoborozo kwatiraho Jadres reba namba yesimu ya 0 mukaga abernemwe igana shanje na mukaga iriyo mazina ga Gerard Muhwezi aha wa TV West Susan Charsima